mbega ibibazo nsigaye mfite we ndicara nkatekereza nkabona umugabo wanjye naramuhinduye inganzwa cyane ni umugabo wanjye yabaye nyina wo gufura nyina wo guteka nyina wo koza ibyombo nyina wo gukoropa mana nkwiye guhinduka ibi ntabwo ari byo nkorera uriya mugabo nankugize inganzwa piwa kabisa ako se njye nabaho gute nashaka umukozi wa 25 ari mu rugo nta kazi afite oya ahubwo agomba kuba inganzwa birenze ubwambi uko yari inganzwa ibi ntabyo ariko rero ntekereza mbona ndi gukabya ndimo ndakabya hano ndi kumva byandenze imirimo igiye kumwica pe yabaye nk'umusazi noneho kandi asigaye ajya kuvoma abantu bose bakamushungera reka nze ndebe icyo gukora ubu nta kuntu nazajya gusengana ko ntagisenga ndajya gusenga ubundi umwanya nzawubona nijye uhahira urugo ese ubundi ni akazi nijye uba wamumenyeye buri kimwe ndamugaburira ndamuhahira ngira baba Yesu Kristo muraho reka pasta ndeka n'ibyanjye n'umuryango wawe Yesu Kristo n'ibyawe n'umuryango wawe ntabwo ari ibyawe n'Imana se kugira ngo Imana ibigukemurire Imana yamfasha yantabara naho kandi byaje by'amagara yabikomeye isi n'ibiyuzuye n'ibyande n'iby'Uwiteka none uburiki ufite telefone ihenze uri inzobe haba hose haruto gato nabuciye mu ijambo inzobe barayirya pasta musigaye mubwiriza muvuga inzobe bayishyira mu isafuriya bakayiteka reka nkubwire mu buryo bw'umubiri uhagurutse ukagera nko ku muhanda bakubarira muri za miliyoni wanjyanye yose pasta ngiye ko ntazi kwijyana ku muhanda nge sinajyayo ntabwo ari ku muhanda kwicuruza ndavuga bakubona bayamera ubuntu nta kintu nakoze rekeraho za miliyoni iyi telefone ikibazo mfite ntabwo ari icyo pasta buretse gato ndayigusubiza igura ngahe ni kado bampaye ni kado baguhaye amen none se ubu ngubu koko kugaragara nk'ufite amafaranga ariko ku mutima naringize ngo ndavangiye ntabwo vangiye pasta none se ubu ngubu umuntu agukorera iki cyangwa n'iki wifuza ku Mana inyuremo noneho ibibazo bikemuka niba uri umunyamasengesho nsengera urugo rwanjye rurimo amakimbirane mba mbona harimo utuntu tw'utubazo umugabo wanjye bafite akazi kenshi mu rugo nanjye mfite akazi kenshi aho nkorera ndumva mbese ibintu bijyanye n'imvune no kuvunika mu rugo ari byo byadusabye agahinda kadusaze mu mitima yacu ari umugabo arababaye nanjye ndababaye niba usenga dusengere bituve umuvunisha pasta ni byo kosa mfite mvunisha umugabo wanjye ku buryo aka kanya aribwo ndi kubitekerezaho aravunika pe pasta noneho handi umugabo wanjye yagiye kuvoma amushungereye umugabo wanjye nkajya mbona ari kuryama niba ngo yari gukora siporo nkibaza se yabuze ahantu akora siporo buryo aza kuziterera ku mugezi pasta koko mukozi w'imansengera pe none se imwe ubwo ni igice ni 31 ni umurongo wenda 29 tugere ku 31 ngo abagore benshi bagenza neza iyo ufata umugabo ukamubwira ngo akora akazi kenshi ko mu rugo uba wumva koko nubwo adafite akazi hari akazi afite nta kazi agira afite nako mu rugo ndiko wamupangiye nanjye sinjye nese pasta wowe uri umugore inshyira mu mwanya wanjye we kundenganya wese mu Bibiliya tumve ko bijyana n'ubuzima mbayemo oya ninye ngo abagore benshi bagenza neza kugenza neza ntabwo ari ugufata umugabo ukabihindura inganzo cyo wabyumvishe reka nkubaze utararenga kuwo murongo ndenda nakwitwa ko namuhinduye inganzwa ninjye washyize imirimo yo mu rugo tuzaba tudafurase tutarya tudakoropa tudakora amasuku mu rugo kuba yagufasha ugateka uyenda akaba yanakoropa nta kibazo ukagira ute kandi yeye nagiye gupagasa ko n'ijyo hahera urugo none ibyo nahashye yes iyo uvuye mu kazi ntabwo ari ngombwa kubwira umugabo ngo nakora ibi ngo nayoze ibyombo ngo nafura amakariso ntujye ubikora komba ndushye se pasta buryo urerekwa none werekwa se tuba mu mwuka turimo komeza none se uhembwa ibihumbi magana angahe wabimanukuye uhembwa ibihumbi magana angahe umushahara wanjye nagukureba uragira ngo uze umbwire ngo nze nyature kwata ariko abaye nagombwa ubonye ko ibyo nkubwira Imana ikugezeho teka Imana ikugezeho ugiye kujya muri Amerika Imana ikugezeho ugiye kugenda mu modoka utigeze ubona Imana ikugezeho n'indege uzayurira Imana ikugezeho urugo rugiye kuba rwiza Imana ikugezeho urumva
abantu bagiye kukureba bagutangarire nubwo bagutangarira kubera inzobe ariko iyo nzobe no mu rugo igiye kugerayo iyo nzobe igiye gukora akazi amen amen. Urakoze pastor. Yo ngiye kujya muri Amerika pastor, uravugisha kuri biri mu mwuka cyangwa n'iby'abahanuzi b'ikigihe ngo simazi no mu bihugu duturanye simbizi sindakandagira no ku mupaka ndajya muri Amerika nshiye. Va muri Kongo sinzakohereza muri ariya mashyamba bamo ibyihebe bya DF n'ibindi. Va muri Kongo sago nzakohereza muri Somalia oya. Nzabona $1 ndebe ukuntu jewe nakohereza muri Amerika. Irakohereza hehe Burayi. Ntabwo ari muri Ukraine. Imana irakohereza hari umutuzo. Imana irakohereza ahantu hafite ibyiza ariko usabwe ikintu kimwe. Ni igiki pastor? Igusaba guhinduka. Ndahinduka gute? Imbere ukareka agasuzuguro. Mu izina rya Yesu. Gusuzugura umugabo. Mu izina rya Yesu. Ukihana. Ukihana. Imana indinda agasuzuguro. Imana imbabara agasuzuguro. Imana Yesu. Amen pastor. Imana ikakugirira neza. Amen. Umugabo ntago ari kogeshwa ibyombo. Mu izina rya Yesu. Wanatanga amafaranga bakabyoza. Imana impa amafaranga menshi yo kwishyura. Niyo mpamvu Imana ikugirire neza. Amen. Ko wogeshaga umugabo ibyombo. Amen. Yego. Muri iyi minsi uzanasohoka umugabo muzasohokera ahantu. Yego. Amen. Ndabona hari Imana igiye kugukorera. Nana rimwe turasohokana pastor duhora mu mirimo. Aragukoreye. Amen. Ndumva imbaraga. Pastor ndumva ndimo. Amafaranga bayashiriye mu guhaha. Imana itanga byose. Imana ishobora byose irazengurutse. Irazira kubona. Irazibona agahinda umugabo wawe yarafite. Iravuga iti ntago bikwiye ku muntu naremye mu ishusho yanjye hagendana agahinda. Niyo mpamvu umwuka wera wakwicaje aha kugira ngo gusobanurire ureke iby'agasuzuguro ndetse n'ubwibone. Ndetse agasuzuguro mu izina rya Yesu. Amen amen. Mu izina rya Yesu. Ako pastor ubwibone umuntu yabwirinda gute se ngenda ntasa neza ntakarabye ntambaye neza. Ubwo ntabwo ari bwo bwibone. Ubwibone ni ukureba umuntu ukavuga utuye nguyu ntacyo amaze ukareba umugabo Imana yaguhaye ukamushuka kumushuka ukamwogesha ibyombo kandi wibaza yuko bitazakugiraho ingaruka. Ni n'agasuzuguro birajyana. Ujya ugenda ukareba ukumva ko abandi bagore mbese ari nta kigenda kuba wambaye ikanzu, ukumva ko wahiriwe, ukumva ko hembwa ayo mafaranga umushahara uri hejuru, ukumva ko uri munsi yawe ntacyo amaze. Ibyo ngomba kubyihana mu izina rya Yesu. Niyo mikoshi yose mu izina rya Yesu y'agasuzuguro n'ubwibone ndayamaganye ku buzima bwanjye. Imana ibimfashemo. Hari ikindi ntabwo ukihana. Icyo washyize munsi y'uburiri umugabo wawe aryama hagahita ahinduka ikigoryi. Mu izina rya Yesu ako pastor namwe muracukumbura wajya usengera umuntu ibintu bikeye ubundi ibintu byose no kuzenguruka no mu buriri bw'umuntu nahe hose ubundi ibyo ni ibiki. Ibyo se by'umubiri kandi ubibonye gute? Tubane neza. Nese ubwo nzabaho nta muti nkoresha mwagiye muri kubona. Ibyo ntabwo urabyihana. Pastor ndabyihana. Wibyihana ku munwa, byihane ku mutima. Imana mbabarire kumusasira ibintu kugira ngo ajya nyemerera ibyo mubwe byose. Oya urabikuramo bijugunye. Ndabijugunya ningera mu rugo. Neriko nutabijugunye. Ndakubwiza ukuri. Uzahura n'ibibazo n'akazi wakareka. Oya pastor kuva nduzajya muri Amerika ibintu byose ndabijugunye n'ubundi nzibonana n'undi mugaca kubona n'umuzungu kubona n'umwirabura ufite amafaranga. Igitangazo ugiye kubona ko ugiye kugirirwa neza. Nta cyumweru cyishira utasohokanye n'umugabo wawe. Amen pastor. Muri Amerika ubisengere cyane. Muri Amerika uhasengere pastor. Muri Amerika hasengere. Muri Amerika mfasha muri Amerika unkomeze unkigashyire uzansunike ni wowe mayi ibyanjye byose. Nimbona Imana ingiriye neza nkaza nanjye nkumva muri Amerika nukuhumva gusa nkabona wenda niyo yaba ari n'umwana wanjye niyo yaba ari n'undi muntu wanjye nkumva ngo Amerika ari umuntu w'iwacu. Pastor sinzi icyo naguhemba nazakugororera pe. Umva sibyo? Ni jewe buriya kwamamara namamara kubera Imana. Ibintu ntuzabishyira kuri YouTube. Cyangwa hari amakamera hano wazanye hano. Oya nayo pastor. Nta kamera nazo. Ariko ntacyo reka ijambo ry'Imana ryamamara. Nushaka uzabishyireho. Pastor nsengera komeza unsengere ibintu byose nakomere ngiye kubikora mbikure mu nzira ariko pastor nimbona ntabonye $1 nanjye ngo mbone amadolari asagurye. Niyo ryaba ari $100 cyangwa sinzi ko bayabara nago mbizi. Pastor nkabona Amerika nkayumva nkanayibona nanjye nkayikandagiramo. Pastor nzagaruka mu Rwanda nkugororera nguha buri kimwe cyose mu byo nunze.
ntabwo ari uzagaruka mu Rwanda for now now ubu ngubu buriya ukuntu tujya tuvuga n'icyongereza iyo dufashije now ubu ngubu niba wenda nta turu ufite ntacyo ngende bukubaza ariko igitangazo ugiye kubona umugabo wawe agiye kugusohokana icyo ni kizabanza ndabyakiriye sibyo pastor ndabyakiriye pastor urakoze ku nsengero uranduhuye ni nkaho umvanye mu gashyururu nari mu gashyururu k'ibibazo urugo rwanjye umugabo wanjye w'inganzwa nanjye ubwanjye umuyobora nabaye nk'umugabo mu rugo kandi Bibiliya bivuza nta mugore ubu umugabo nta gishegabo cy'umugore kibaho ubundi umugabo niwe mutwe w'urugo pastor rero urakoze ku nsengero Imana ikumera umugisha umvanye mu bibazo nari amen rushatse wanakwigendera urakoze pastor mujye mukizwa neza ariko